Umunsi umwe hari umuntu wabajije ikibazo kigira giti ese ubundi ni ukubera iki abantu bamamaye ku mbuga nkoranyambaga badakunze kubaka ingo ngo zirambe, by'umwihariko wagera ku gitsina gore ugasanga bibaye ibindi bindi, yewe aho abakobwa bamamaye ku mbuga nkoranyambaga usanga akenshi badakunze no kuba bashaka abagabo. Ese ubundi abagabo barabatinya, yewe n'ubonye umugabo akenshi urugo rwe ntabwo ruramba. Ese wowe ubona ikibazo ari ikihe? Uyu mwanya rero tujya kugaruka kuri Miss Muyango uvuga yuko agiye kuzicwa n'agahinda k'umutima kubera ibikomere yatewe n'umugabo we Kimenyi Yves. Miss Muyango Claudine wabaye nyampinga uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019 yagaragaje ko yazinutswe abagabo ndetse n'uwamugerageza ashaka kuba yamutereta yamuhungira kure. Muyango ufitanye umwana umwe na Kimenyi mu mwaka ushize wa 2025 nibwo inkuru zivuga ko batandukanye zakwirakwiye, ariko bombi bakomeza kubihakana kugeza kuri uyu wa kane tariki 22 Mutarama 2025 ubwo Muyango yeruraga akavuga ko ubu afite byose ariko akaba nta mahoro y'umutima afite ndetse n'umugabo we yamutesheje. Yagaragaje ko yazinutswe abagabo ku buryo ubu atifuza kongera gushaka kubera ibikomere yasigiwe n'urushako yagize, avuga yuko yashatse nabi agatarangwa mu buryo bukomeye cyane. Yewe ubu ngubu avuga yuko uwahoze ari umugabo we Kimenyi Yves bamaze kuba batandukana. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Pasiteri Hakim cyabereye ku rubuga rwa TikTok mu buryo bw'imbonankubone bari live. Uyu mugore yabwiwe na Pasiteri Hakim kwakira umugabo mu izina rya Yesu, undi abyamaganira kure. Pasiteri Hakim yagize ati ngaho akira umugabo mu izina rya Yesu, vuga ngo amen. Muyango yese amusubiza agira ati oya bawuretse njyewe ibihe ndimo ntabwo binyemera kuba nakakira umugabo mu izina rya Yesu kubera yuko nta keza k'abagabo nabo kunkomerekereza umutima gusa. Pasiteri Hakim yakomeje avuga ko ari ukumwigisha, ariko Muyango amusubiza agaragaza ko yababajwe ku buryo bukomeye. Ati reka nkubwire Pasiteri, urabizi ko ngukunda, ariko ibintu by'abagabo ube ubinkuye mu bwongo ntishakira amafaranga. Iby'abagabo narabibonye, narakunze ndakundwa, ariko aho byangije nari mpfuye. Yakomeje ati ariko ni ukubona umuntu agenda, ni ukuri nari mpfuye. Muyango w'umusazi bakabona umugabo witonda. Muyango yananiranye nawe, Muyango yakoze ibi, ariko sha uwambwira uwabereka agahinda, kandi noneho umugabo aje hano nta kibi yavuga ukibwira ngo njye nawe tumeranye neza, kandi nyamara ibyanjye nawe byararangiye. Ati abagabo n'abana babi cyane, ni ijambo yakomeje asubiramo kenshi cyane. Pasiteri Hakim yamwihanganishije amubwira ko akiri mutoya, amwemeza ko namara gukira ku mutima agakira ibikomere azubakirwa n'Imana byakanga byakunda. Amusabira ko yabona amafaranga akarera umwana we neza. Muyango mu gusubiza ati ndishakira amafaranga, iby'abagabo byo tube tubishyira ku ruhande, kuko Imana nimfashe nibonera amafaranga umwana wanjye akure neza. Cyane yuko uyu mukobwa ari umwe mu bakobwa rwose bakoresha imbuga nkoranyambaga no ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, bakora videwo zikarebwa n'abantu benshi. Ngira ngo ntawe utazi YouTube channel ya Muyango akora content atumira abantu, content yise who was my date today. Muyango yavuze ko nta kindi kintu abuze muri iki gihe uretse amahoro y'umutima, naho ibindi byo arabibona ari amafaranga. Imbuga nkoranyambaga ziramuhereza ndetse n'ubwiza bwiwe nabwo bwayamuhereza. Ati nta kintu na kimwe mbuze, ariko Imana yampaye gusa neza, impa guhagarara ku mwana wanjye
ndetse mpa amafaranga, ni ukuri ndashima Imana. Pasiteri Hakimu yahamagaye kuri telefoni umuhanzi Aline Gahongayire nawe wanyuze mu bihe bikomeye ubwo yatandukanaga na Gahima Gabriel, akaba igitaramo mu myaka isaga 2 kuva muri 2015. Uyu mugore ubu wahisemo kuba ashyize iby'abagabo ku ruhande, yafashe umwanya agira inama Muyango, amubwira ko nawe yigeze kunyura mu bihe bigoye cyane. Ati nta mvura idahita, ese shuriye mu myaka yanjye ingana n'iyawe narataranzwe cyane ndetse bitari gakeya, yewe nahaboneyemo n'urupfu rw'umwana ariko ndacyahagaze. Ni ukuri goraho uzajya ubibona biguhindukira indirimbo cyangwa biguhindukira ibitabo uzandika. Izahabu iyo imaze kunyura mu miriro irahenda. Gahongayire yabwiye Muyango ko agiye kumubera umujyanama, akamuba hafi mu bihe bitoroshye arimo, kuko nawe yigeze agira abantu bamukomeje anyura mu bibazo bitoroshye, hanyuma yabyo aza gushikama abicamo bwuma. Muyango Claudine na Kimenyi Yves barushinze tariki ya 6 Mutarama 2024. Inkuru bafitanye isano itazibagiranwa kuri uyu Muyango ndetse na Kimenyi ni byinshi cyane, ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Gusa igitangaje muri byose ni uko umubano wabo utagenze neza. Ese ubundi we muri makeya ubona ari iyihe mpamvu abasitari benshi badakunze kubaka ingo ngo zirambe, yewe n'urwubatse ruhita rusenyuka bidatinze? Reka ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreza aha ngaha. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu myidagaduro ndetse na politiki. Ukomeze kugira ibihe byiza no kugubwa neza.